Muraho neza, Imana nihimbazwe. Uyu ni wa mwanya dukomeje ya nyigisho ya wa muririmbyi w'108 mu ndirimbo zo gushimisha Imana nk'uko twabisobanuye mu gice cya mbere. Ndagira ngo nkubwire ngo kugira ngo bikubere byiza nuko waba kuri iki gice cya mbere kugira ngo umenye intego yacu, icyerekezo cyacu. Ariko nagira ngo nkubwire ngo intego dufite muri iyi nyigisho ni ukumenya icyo umukristo nyakuri ari cyo. Hanyuma mu bo tutatangiranye nabashishikariza gukurikira igice cyaherutse kugira ngo umenye neza icyerekezo cyacu muri iyi nyigisho. Ariko munyemere tubanze dusenge. Data mwiza uri uwera, iyi ni ya nyigisho ikomeje kidushakaho cyo kuba umukristo nyakuri. Udufashe muri iki gice kandi umwuka wera tuyobore mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka twongere dusome rya jambo n'uburyo turi kwifashisha muri iyi nyigisho yo mu gitabo Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 3 umurongo wa 19. Haravuga ngo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Igice nashakaga kuvugaho ni ukuvuga ngo mwuzuzwe kugera ku kuzura kw'Imana, cyangwa mukizwe kugera ku kigero Imana ishaka. Hanyuma tubona ko tutari twagera ku kigero Imana ishaka cyo gukizwa, kandi nta nubwo umuntu icyo kigero kigera kiri hano mu isi. Imana ikiri mu rugendo rwo gutunganya umuntu kugeza avuye hano ku isi. Nakubwira ngo turimo kugerageza kuba ab'Imana ishaka ko tubaho. Ntabwo twari twagera aho twageze ku kigero ngo twumve twageze. Pawulo yaravuze ngo mpora ngerageza kugira ngo mbe uw'Imana ishaka ko mba. Ntabwo nari nagerayo. Icyo Imana yamfatiye ntabwo ndagisingira. Hanyuma dukomeze. Rero cya kabiri umuririmbyi yaravuze ngo njye ndi umukristo. N'ubundi aracyahamya ko ari umukristo. Mwibutse ko iyo ariyo titire iruta izindi zose. Umuntu yaba umushumba, umuntu yaba umudiyakoni, umuntu yaba umupadiri, umuntu yagira n'iyindi titire mu rusengero, ariko kuba umukristo nicyo kigaragaza ko koko turi abana b'Imana. Nagira ngo nkubwire ngo ntuterwe ipfunwe no kuba uri umukristo. Aravuga ngo umva ubwo buntu. Nagira ngo nkubwire ko kuba umukristo ari ubuntu, ntabwo ari ibintu biciriritse, ahubwo kuba umukristo ni ubuntu. Narakijijwe nkurwa mu byaha. Amen. Yarakijijwe. Kuba yarakijijwe agakurwa mu byaha nibyo byamuhinduye umukristo. Kuba yaragiye muri ADPR, kuba yaragiye muri Protestant, kuba yaragiye muri Adventiste ntabwo aribyo byamugize umukristo, ahubwo kuba yarakijijwe n'umwami Yesu agakurwa mu byaha nibyo byamuhinduye umukristo. Aravuga ngo njye ndi umukristo. Nagira ngo nkubwire ngo ijambo rigaruka cyane muri iyi ndirimbo ni ukuvuga ngo njye ndi umukristo. Kandi ikibazo turi kwibaza ngo umukristo ni muntu ki? Ndatekereza cyangwa ndizera ko wamaze gusobanukirwa uko twaganiriye mu gice cya mbere. N'ubu ngubu ndatekereza ko hari ibintu kugenda usobanukirwa. Imana ikomeze ikungure kandi nanjye inyungure. Aravuga ngo njye ndi umukristo naho naterwa n'ibyago. Ndagira ngo mbibutse ko ubukristo bwacu kenshi bipimirwa mu ntambara duhura nabyo. Kuba ndi umukristo ntabwo bisobanuye yuko ngiye kuba aho intambara zitari. Oya, ahubwo izo ntambara zizangeraho umwami wanjye mfashe kuzicamo ntatakaje imbaraga z'umutima. Aravuga ngo njye ndi umukristo naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. Aravuga ngo naho nahura n'intambara, ubukene buje nakomeza nka umukristo, amafaranga aje nakomeza nka umukristo. Nagira ngo ubwire ngo nta kintu kindi Imana izagukorera kiruta icyo yagukoreye. Icyo Yesu yakoze ku musaraba nicyo gifite agaciro. Mwibuke ko umuririmbyi yavuze ngo ni igitangaza ubwo nahawe agakiza ku buntu. Kiriya nicyo gitangaza kiruta ibindi byose. Aravuga ngo njye ndi umukristo, ndi umutabazi, cyangwa mu cyongereza bakoresha ijambo ngo I am a helper, cyangwa ndi umufasha. Mbereyeho kugira ibiki? Mbereyeho gufasha abandi. Aravuga ngo mu ntambara ndasana n'ibyaha. Amen. Ndagira ngo nkubwire ngo abakristo inzira ducamo ni icyitwa battlefield. Ni ubutaka dutambukaho ariko bw'intambara, ntabwo ari playfield. Ntabwo iyo tuvuze playfield ni ahantu umuntu ashobora gukinira umukino runaka yishimisha, ariko battlefield ni ahantu umuntu aba ari ku rugamba. Rero inzira yacu nk'abakristo ni inzira y'urugamba, ntabwo ari inzira
yo gukiniramo cyangwa inzira yo kwinezezamo. Ndagira ngo nkubwire ngo muri byavuze ngo uwaba atinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu. Ntago mu Bukristo ari ahantu umuntu aryohereza, ntago mu Bukristo ari ahantu umuntu ashakira icyubahiro cyangwa ashakira gukundwa, ahubwo mu Bukristo ni intambara umuntu aba yinjiyemo. Niba utari ubizi ubimenye ko mu Bukristo ari intambara turwana. Hanyuma uburirimbyi arakomeza aravuga ngo mu ntambara ndasana n'ibyaha. Ndagira ngo nkubwire ngo hari intambara itagaragara duhoramo yo kurwana n'ibyaha cyangwa yo kurwana intambara nziza yo kwizera kugira ngo hagire ibihinyuza kwizera kwacu. Ariko nakubwiraga ngo iyo ntambara yigumemo kubera ko utari wenyine uri kumwe n'umwami Yesu. Iyo ntambara rero yo kurwana n'ibyaha ni wowe ugomba kwigiramo uruhare. Mu gihe cyose Satani agushutse akwerekeza ahantu habi cyangwa umutima washaka kuwihebesha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ukwiye guhita utekereza ku ijambo ry'Imana runaka kugira ngo ibyo bitekerezo bihagarike. Nugerageza kurwanya Satani mu magambo yawe bwite adashingiye ku ijambo ry'Imana, ntuzamutsinda kuko ayo ngayo arayakurusha. Hanyuma uwo muririmbyi aravuga ngo mfite umugaba ni umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Amen. Hanyuma aravuze ngo mfite umugaba ni umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Mu Cyongereza bakoresha ijambo ngo I have a master and the Lord Jesus. Mfite umugaba cyangwa mfite umugaba w'ingabo. Turabizi ko buri rugamba rwose rugira umugaba cyangwa umusirikare uba umukuru uruyoboye. Rero natwe urwo rugamba turimo, uwo turwanana nawe ni Kristo, ariko uwo turwana nawe ni Satani. Rero niba urwo rugamba rw'ibyaha Satani azana muri twe dufite uwo turwana na we Kristo kandi yaramunesheje, ndakubwira ngo ntugire ubwoba, ndakubwira ngo ntugire, nuguma hamwe nawe, numwemerera ugakomeza gukora ibimunezeza, ntabwo uzatsindwa n'urwo rugamba, ahubwo uzahora unesha. Imana iguhereza umugisha ko wari ufashe uno mwanya nanone ukurikira inyigisho. Hanyuma nagira ngo nkwibutse ko kuba umukristo ari ubuntu, kandi kuba umukristo bidasobanura ko umuntu agiye kudamarara ngo yicarire kageze ahantu heza, ahubwo ni urugamba rundi umuntu aba atangiye, ni urugamba rundi umuntu atangiye kurwana na Satani. Imana iguha umugisha kuri iki gice cya kabiri, Imana iguha umugisha, kandi njye nawe dukomeze kuba twifuza gukizwa kugera ku kigero Imana ishaka, gukizwa kugera ku kigero tubyumva natwe kandi tukabihamiriza n'abandi. Hanyuma Imana iguha umugisha. Iki ni igice cya kabiri turangije cy'uyu muririmbyi. Munyemere dukomeze tugire icyifuzo cyo kuba umukristo nyakuri, atari umukristo wo mu idini, atari umukristo wo ku myambaro cyangwa mu ndirimbo cyangwa mu magambo, ahubwo tube abakunzi ba Yesu. Tube abakunzi ba Yesu, dukundane nawe, dushyire mu bikorwa amategeko ye, nibwo tuzitwa inshuti ze nyakuri. Urakoze Imana ku wundi mwanya uduhaye. Njye n'abumva iri jambo cyangwa n'abarikurikira dufite icyifuzo cyo kuba abakristo nyakuri, atari ba bakristo bahindurwa n'ibihe, atari ba bakristo bahindurwa n'amafaranga cyangwa ibindi bigaragara, ahubwo gufata ubukristo nk'ikintu gikomeye twahawe. Urakoze Imana, nuhimbazwe kandi icyubahiro cyose kikugarukire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha.